urugendo rurakomeje guys, Masisi tourism turahari hano, turi muri Rucuro, ngaba abamotari badutwaye. Uyu ni umuhanda ndakeka murawubona, uyu muhanda uva Goma ujya Kanyabayonga ya sawa. Urugendo rurakomeje. Esa ba parke parke ngiyi tugiye kugera ahantu bita Rwindi. Batembereza turimo gutembera iyo parike, tugiye kubereka aho intare zabyariraga. Tugiye kuhagera kabisa, yani imbere gato. Umugezi wa Rwindi, umugezi wa Rwindi ni aho ngaho iyo modoka igeze. Umugezi wa Rwindi uyu kabisa, iyi modoka iri kwambuka ikiraro cy'umugezi wa Rwindi. Baye sawa sawa hapo. Ndio Rwindi hapa, ndio amahoro yego kabisa. Nguyu mugezi wa Rwindi, nguyu iki ni ikiraro turi kwambuka. Nguyu mugezi ni umugezi wa Rwindi. Hano uratemba ukagenda ukagera muri Lake Edouard. Tugiye kugera ku Bagarde Park hano imbere gato. Aje muhabone aho turabereka baragira ngo haze mu bindi byatsi bishyashya. Uyu muhanda waraye, urabona ko aho iyo
birashoboka.
Hajya umugezi bahita gute? Rwini. Kicuro. Uriya mugezi niko bawita. Iri hakurya y'imisozi Nicundi. Ni Mabega hii. Mabega. Okay. Guys, turabashishikariza kuza. Mahoro yarabonetse, cyarabonetse. Arabura mwebwe muze kutembere. Stories. Iki kigore iki. Bachoye. Turabashishikariza ibyo byabigusha ibi hano imbere ibi icyo iki ubwana bwabyo ibi turakana mu giti hejuru ngibi sasa dore mu giti hejuru ngibi mu muhanda murabibona nta bwoba ibi biba bitaryana sinzi ibi ni ibyo mu giti hejuru ngibi dore ngeretse akana shaka hey tujya Kanyabayonga dusatira wa muhanda ukata kujya Kibirizi. Umuhanda urakomeza ukagera Nyanzare ukagera za Gicanga ukomeza